Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana y'imbabazi, Imana nziza y'urukundo, tugushimiye kuduha amahirwe kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka Wera aduhishurire iby'ubwiru bwaryo, ndetse aduhereze n'imbaraga kugira ngo tubashe kubaho nk'uko ijambo dutumweho riri. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa gatatu turi kuganira ku nyigisho yacu ifite intego yo kwihanganira ibitugerageza. Turi kwibanda cyane ku ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto 10:13. Handitse ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Imana itugirire neza. Mu minsi yabanje, umunsi wa mbere twarebye uburyo ibigeragezo bituriho, ndetse wenda n'ibizaza nta kigeragezo kitari urusange mu bantu. Donc nta byacitse, hari n'abandi babibayemo, ariko si ibyo gusa, babibayemo cyangwa se byababayeho barananesha. Bityo natwe dukwiye kwihangana tukanesha. Hanyuma ku munsi wa kabiri tubona ko Imana ariyo kwizerwa, itabasha kutugerageza ibirenze ibyo dushoboye. Twabonye yuko ibanza gupima imbaraga zacu, kandi twabonye yuko muri twebwe hahishemo imbaraga zitubashisha kunesha ikigeragezo uko cyaba kiri kose. Izo mbaraga ziri muri Kristo Yesu twakiriye. Igihe cyose Yesu ari muri twebwe, tukamwemerera agakorera muri twebwe, atubashisha kunesha nk'uko nawe yanesheje. Imana itugirire neza. Hanyuma rero kuri uyu munsi wa gatatu w'iyi nyigisho tugiye kurebera hamwe uburyo Imana igica akanzu hamwe n'ibyo bintu bitugerageza. Yewe neza. Ariko kandi kuko biba biremereye, kuba bitaturusha imbaraga ntibisobanuye ko bitaremereye. Biba biremereye, biba binakomeye. Rero ntabwo Imana ishobora kwemera yuko bidutindaho iteka ryose. Uwanditse amaganya ya Yeremiya haranditse ngo naho yababaza umuntu ntizamubabaza iteka ngo izamugeraho, izageraho imugirire ibambe. Umubabaro utinze, kugeragezwa gutinze gushobora gucogoza umutima umuntu akagamburura, kandi yari yaramaramarije gukurikira Imana. Bityo rero Imana igeraho ikamucira akanzu. Guca akanzu bivuze ngo ni uguca inzira ahantu hatari hari inzira ariko y'ubutabazi. Imana itugirire neza. Hamwe n'ibyo bintu bikugose, Imana itugirire neza. Imana izagenda igucira inzira z'ubutabazi. Imana izagenda ica akanzu, ubutabazi bukugereho kugeza ikigeragezo kirangiye. Bizajya bikomera, ariko Imana ica akanzu, itanga uburyo bw'ihumure, ikorohereza. Imana itugirire neza. Ntabwo bizakomera 100% nka kuriya dogiteri yabikubwiye wowe uri kugeragezwa n'ikigeragezo cy'uburwayi. Hamwe n'ubwo burwayi bwawe, Imana izajya igenda ikorohereza, izaca inzira z'uburyo bwo kugenda ikorohereza. Ntabwo bizagukomerera nk'uko wowe bitekereza, wenda wowe uri mu bukene. Imana izagenda igucira akanzu hamwe n'ibyo bikugerageza, igenda ikugira neza. Nawe uri mugorwa n'iby'urugo, muri Imana izagenda ica akanzu, igenda ibica imbaraga, igenda ibyoroshya. Ntibibuka se Abisiraheli batozwe n'amagare ya Farawo ukuntu byagenze? Imana yakuye inziga ku magare, akurura ikaruhanije, bituma ayo magare atagera ku Bisiraheli ngo abafate kugeza bambutse. Uko niko nawe Imana izagenda igucira akanzu wowe uri mu bigeragezo bitandukanye, kugira ngo ubashe kugera hakurya aho Imana yaguteganyirije. Humura rero, ntabwo izagutererana. Imana ntiyagutererana ngo wirwarize hamwe n'ibyo bikugerageza. Wowe ubwawe ntiwakwishoboza, byageraho bikakunaniza, byageraho bikakurusha imbaraga. Ntabwo izagutererana, ahubwo hamwe n'ibyo bikugerageza izagenda igucira akanzu kugira ngo ubashe kubyihanganira. Imana itugirire neza. Ngaho humura, ntucogore. Imana iragukunda.